Gusaza imburagihe. Ubusanzwe gusaza ni ibintu bisanzwe ku buzima bwa muntu ndetse nta nubwo ushobora kubihagarika. Nyamara hari igihe ureba umuntu ukabona ashaje cyane kuruta imyaka ye, cyangwa se ukabona undi afite itoto nyamara imyaka ari myinshi. Mu buzima bwa buri munsi ibyo turya bigira uruhare runini mu bwiza bwacu ndetse n'imikorere myiza y'umubiri. Kamwe mu kamaro k'ibiribwa ni ukongera ubudahangarwa bw'umubiri, kugabanya no gukuraho imikaya, kugira imisatsi myiza ndetse n'inzara zikomeye. Ubusanzwe hari amafunguro ashobora gutuma usaza vuba, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe andi mafunguro ashobora kukurinda gusaza imburagihe. Ubwoko bwa mbere mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo icyayi cy'icyatsi thé vert cyangwa green tea. Thé vert yuzuyemo ibirinda n'ibisukura umubiri antioxida bifasha mu kwirinda no gusohora uburozi mu mubiri. Green tea irinda byinshi kandi bishobora kwangiza umubiri w'umuntu bizwi nka free radicals. Ubusanzwe ubu burozi bwa free radicals ni ibinyabutabire byikora mu gihe umubiri uri gutunganya byinshi mu biwukorerwamo, cyangwa se mu gihe ugize stress. Antioxida zihindura imiterere ya free radicals ku buryo zidashobora guteza ibibazo mu mubiri wa muntu. Green tea ikize cyane ku birinda umubiri byitwa polyphenol bifasha mu kurwanya diyabete, kwinangira k'umusemburo wa insulin, indwara z'umutima ndetse n'ububyimbirwe. Polyphenol zirinda cyane poroteyine y'ingenzi ku ruhu yitwa collagen, bityo ugahorana itoto, ikaba yanakurinda bimwe mu bimenyetso byo gusaza. Ubwoko bwa kabiri mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo imboga. Ubusanzwe imboga nyinshi zitandukanye ziba zuzuyemo intungamubiri kandi zikungahaye kuri calories nkeya. Imboga kandi zikize kuri beta carotene zifasha mu kurinda ingaruka z'imirasire y'izuba na free radicals, byose bitera uruhu gusaza. Mu ngero zitandukanye z'imboga zikungahaye kuri beta carotene twavugamo karoti, ibijumba ndetse n'ibihaza. Mu mboga zinyuranye kandi dusangamo urugero ruri hejuru rwa vitamine C. Zimwe muri zo twavuga imboga rwatsi, poivro, brocoli ndetse n'inyanya. Iyi vitamine C ni ingenzi cyane mu gukora collagen, kandi iyi ni proteine y'ingenzi mu gukomeza uruhu no gusohora uburozi mu mubiri. Ubwoko bwa gatatu mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo avoka. Avoka zikize ku mavuta meza y'ingenzi mu gutuma uruhu ruhorana itoto. Niyo mpamvu uzasanga n'amavuta yo kwisiga amenshi bongeramo ibituruka kuri avoka. Avoka zifasha mu kugira uruhu rusa neza kandi rufite itoto, ko zikize cyane kuri aloic acid ndetse na omega 9 fatty acid ziha uruhu guhorana itoto. Ubwoko bwa kane mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo watermelon. Watermelon ibonekamo lycopene kimwe n'iboneka mu nyanya, akaba ari nayo ituma igira ibara ritukura, bigatuma ifasha mu kurinda imirasire mibi y'izuba. Watermelon ifasha mu kurinda imirasire mibi y'izuba kuko ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane, bityo zigafasha mu kugira uruhu rwiza kandi rutoshye. Ubwoko bwa gatanu mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo inyanya. Inyanya zigirira akamaro gakomeye uruhu rwacu bitewe n'uko zibonekamo lycopene nk'uko tumaze kubigarukaho kuri watermelon. Lycopene uretse kurinda uruhu imirasire mibi y'izuba ishobora kurwangiza, ifasha mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, stroke ndetse na kanseri ya prostate.
Ubwoko bwa gatandatu mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo pomegranate cyangwa grenade. Izi mbuto zirinda uruhu kwangizwa n'imirasire y'izuba, kandi izi mbuto ni zimwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Ubushobozi bw'izi mbuto bwo kurinda no gusohora uburozi mu mubiri, abahanga bavuga ko bushobora kuba buruta ubwa thé vert twahereyeho tubabwira. Izi mbuto zifasha mu kurinda uruhu kwangizwa n'izuba, ndetse zikora cyane mu gusana uruhu no kongera ikorwa rya collagen mu mubiri. Izi mbuto kandi zigabanya ububyimbirwe ndetse zikarinda ingaruka mbi ziterwa no kugira isukari nyinshi mu maraso. Izi mbuto kandi zigabanya ububyimbirwe ndetse zikarinda ingaruka mbi ziterwa no kugira isukari nyinshi mu maraso. Ubwoko bwa karindwi mu byo kurya byakurinda gusaza imburagihe twavugamo amagi. Amagi ni isoko nziza ya biotin. Izi ni intungamubiri za vitamine B zitandukanye zifasha mu gutunganya amino acids arizo zigize proteine. Aya mafunguro atandukanye tumaze kubabwira ashobora kugufasha guhorana itoto, kandi proteine ibonekamo ifasha inzara gukomera by'umwihariko no gusaza neza. Iyo umubiri udafite izihagije niho uzasanga zitangiye kuvunguka no koroha cyane. Imbuto zitandukanye wazirya buri munsi, naho ku byo guteka wirinda kubihisha cyane cyangwa se kubiteka mu mavuta yatuye, kuko byangiza intungamubiri wagombaga kubona. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu, kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.